nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye hose mu byo mukora byose. Bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Nongeye gushima Imana cyane nyuma y'iminsi igera kuri 3 ntabasha kubagezaho ikiganiro, ntabasha kubakira nk'uko bisanzwe, nk'uko twabakiraga kuri Baho neza. Ngira ngo abakunzi bacu mudukurikirana, abakunzi mukurikirana Baho neza, abakunzi bakunda kubaho neza, abakunzi bacu tuba turi kumwe umunsi ku wundi, umunota ku munota. Ngira ngo mwese murabizi ko abajura bari badukozeho, bakiba ibikoresho byose by'ivuriro, bakiba izi mashini twavugiragaho tubagezaho ibiganiro, bakiba imashini zisuzuma zafashaga abantu kugira ngo tubashe kubavura. Rero nagira ngo nkubwire ko muri Baho neza byose bishoboka, hamwe n'Imana dusenga byose birashoboka. Nagira ngo nkubwire ko iyi mashini yabashije kugaruka, tukaba twongeye kuyivugiraho, tukaba duha Imana icyubahiro kugira ngo byose bibe byabasha kugaruka, akazi kongere gakomeze nk'ibisanzwe, dukomeze tubagezeho ubufasha kugira ngo dukomeze twagure ibikorwa byacu byo kugirira neza abantu. Iyi mashini rero yagarutse, imashini isuzuma yagarutse. Nawe ufite ikibazo cyangwa ushaka kwisuzumisha, waza kuri Baho neza, ubuzima bukongera bukaba bwiza. Tudatinze rero, hari umukunzi wacu uri Kimisagara mu mujyi wa Kigali, yari yaduhamagaye atubwira ko afite umwana wagize ikibazo. Uyu mwana akaba yaratsikiye akagira imvune idasanzwe, aho yazengurutse ibitaro byose bikaba byaranze. Aho kugira ngo umwana akire, aho kugira ngo abaganga bamukize, ahubwo ukuguru kukarushaho guhetama. Ubu ngubu ukuguru kukaba kwarizinze, akaba agendera mu mbago. Rero uyu munsi nkuzaniye umuti uvura aho abaganga bananiwe, umuti uzagufasha kwirukana abadayimoni, umuti uzagufasha kwirukana amashitani, umuti uzagufasha kuvura ibirozi by'ibitegano cyangwa by'ibitambukano nk'uko benshi bakunze kubyita. Rero muri iyi si, nk'uko benshi tuba twifuza kugira neza, ariko ducibwa intege n'abanzi, ducibwa intege n'ababa bashaka kudukoma mu nkokora, tugacibwa intege n'ababa bashaka kutugirira nabi. Dore ko muri iyi si, nk'uko hari Imana hakaba na Satani, nk'uko hari abifuza gukorera Imana, hari n'abifuza gukorera Satani, hari n'abayikorera batazi ibyo barimo. Dore ko ibihembo by'icyaha ari urupfu, ibihembo bya Satani ni urupfu. Akaba ariyo mpamvu abenshi usanga barapfuye bahagaze, nk'uko Abanyarwanda bakunze kubivuga. Akaba ariyo mpamvu uba ubona hari benshi batakigira umutima w'ubumuntu, batagikeneye gufasha, badakunda n'ufasha. Akaba ariyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye hano muri iyi si. Akaba ari ubuzima bw'isi, akaba ariko tuba tugomba kubibamo, akaba ariko tuba tugomba kububamo. Akaba ariyo mpamvu rero uba ugomba kumenya ubwenge, ugasobanukirwa, ukamenya umuntu icyo ari cyo, ukamenya abantu mubana abo ari bo, ukamenya ukwifuriza ibyiza, ukwifuriza inabi, hanyuma nawe ukamenya uko ugomba kwitwara, n'uko ugomba kubana nabo, n'uko ugomba kubana n'imiruho yo muri iyi si. Rero niba usinzira nijoro ukarara urwana n'ibintu, ukabona ikintu utazi isura yacyo kiraje kiragufashe, kirakunize, kirakujwigirije, ugahera umwuka, umenye ko atari inzozi zisanzwe, umenye ko ufite abadayimoni uri kurwana nabo, umenye ko atari ibintu bisanzwe. Niba rero usinzira ukarota ukora ubusambanyi n'ikintu utazi, ukarota ukora ubusambanyi n'umuntu utazi, ukabona umuntu araje aragusambanyije
cyangwa wowe usambanyije umuntu utazi. Rero ibi byose biba bifite imvo n'imvano, ibi byose biba bifite aho bikomoka, akaba ariyo mpamvu rero uba ugomba gukora umuti kugira ngo ibi byose bibashe kukuvaho, kugira ngo ubashe kujya usinzira neza, kugira ngo ubashe gutunga no gutunganirwa, dore ko hari benshi barara muri ibyo ugasanga bukeye bababara ibikanu, ugasanga bukeye bababara umugongo, ugasanga bukeye yavunaguritse bitewe n'ibyo yarayarwana nabyo, cyangwa hakaba hari n'abahanga baza bakagufata bakajya kugukoresha akazi nijoro, ugasanga umuntu yarayahinga wowe wibwira ko yarasinziriye, ariko ukabona hari umubiri usinziriye gusa umeze nk'uwapfuye, ariko umuntu nyamuntu bamujyanye ahandi bari kumukoresha. Akaba ariyo mpamvu rero ushobora gucya wumva utonekara umubiri wose, akaba ariyo mpamvu rero ushobora gucya wumva wavunaguritse bitewe n'akazi abagizi ba nabi baraye bagukoresheje, dore ko muri iyi si harimo amabanga menshi, dore ko hari byinshi bibera kuri iyi si abantu benshi baba batabasha gusobanukirwa. Uyu muti nkuzaniye rero ni umuti ukuraho ibyo byose. Niba rero hari ibibazo wibazaga, niba rero hari ibyakubagaho ukabifata nk'ibisanzwe, niba urengeje imyaka 40 utarashaka, ukumva ko ntacyo bigutwaye, ukumva ko ntacyo bikubwiye, niba ukundana n'umuntu mwageze igihe cyo gupanga ubukwe bikaba birapfuye, mwageze igihe cyo kuganira ku mubano wanyu agahita akubwira ati mbivuyemo, rero nagira ngo umenye ko hari ikiba kibitera. Akaba ariyo mpamvu rero mba nkuzanira ibyagufasha, dore ko njyewe najya nifuza ko mugenzi wanjye yabaho nabi, dore ko njyewe mba nifuza ko abatuye isi twaba abavandimwe, kuko tubaye abavandimwe byadufasha gufashanya. Nk'uko umunyarwanda avuga ngo ntawigira, buriya umuntu agirwa n'undi. Niyo mpamvu umwana akura arebera ku byo abandi bakora, niyo mpamvu umwana avuka akiga kugenda nk'uko abandi bagenda, akiga kuvuga nk'uko abandi bavuga. Ibyo byose rero nibyo bigize umuntu. Umuntu aba agomba gukura arebera ku bandi, agakura akora nk'ibyo abandi bakora, kugira ngo abashe kuba muri iyi si, kugira ngo abashe kubaho neza. Rero niba wifuza kubaho neza, niba wifuza kuzasiga umurage mwiza ku isi, niba wifuza ko abazagukomokaho nabo bazaba beza bakabaho neza, tangira wige kubaho neza kandi utikunda, ukiga kubaho neza, ubeshaho neza n'abaturanyi, ubeshaho neza n'abavandimwe, ubeshaho neza n'inshuti zawe, ugirira neza abantu bose. Iyi neza izakugarukira, igarukire n'abazagukomokaho. Dore rero uko uzabigenza mu gihe uzaba ugize ikibazo, cyangwa mu gihe uzaba uri kumwe n'umuntu akagira ikibazo, dore ko hari abantu batega ibintu mu nzira, ukabona umuntu yari ari kugenda atambutsa ibintu, mu gihe agitambuka aho ngaho akikubita hasi, ukuguru kukaba kuragagaye, cyangwa ukuboko kukaba kuragagaye, cyangwa ukumva mu kuguru harimo ikintu kikuzamukamo, kigahera mu kirenge kizamuka kigana mu itako, kikazagenda kizamuka umubiri wose gishaka uko cyagera ku mutima. Iyo kigeze ku mutima rero gisoka umutima, ugahita upfa ukava mu buzima. Rero niba wumva ikintu kikugenda mu itako, niba wumva ikintu kikuzamuka mu birenge kizamuka kigenda, niba waragiye kwa muganga bikanga, niba warivuje bikanga, menya ko ari ibintu warenze, menya ko ari ibyo watambutse. Hanyuma ukora uyu muti ubyirukane, wongere ube muzima, wongere ugire ubuzima bwiza. Hari abandi batega ibintu ukabona umuntu niba hari ibyo arenze, atangiye kwisetsa, atangiye kugenda yivugisha, atangiye gukuramo imyenda yari yambaye, atangiye kwambara ubusa mu ruhame,
ukabona atangiye gukora ibidasanzwe, ukabona atangiye kuba umusazi kandi yari umuntu muzima, yari umuntu wiyubashye umeze neza, ukabona atangiye gukora ibidasanzwe. Ibi byose rero niba wari uri kumwe n'umuntu ukabona hari ikimubayeho kidasanzwe bitewe n'ibyo arenze cyangwa bitewe n'aho atambutse, fata uyu muti uwumusige mu gihe cy'iminsi 7 gusa, umuntu azaba yongeye gusubira neza, umuntu azaba yongeye kumera neza, ubuzima bube bwiza. Uyu muti rero uroroshye, ni ugufata amavuta y'intare ukavuguta mu ntoki, hanyuma ukisiga, ugasiga ahari ikibazo. Niba rero ari ikibazo kiri mu kuguru nk'uko nabikubwiye, wumva hari ikintu kikuzamuka mu kuguru, fata aya mavuta y'intare uyavugute, hanyuma ugende usiga ku kuguru, usa nk'ugukorera massage utsirimaho ahari ikibazo. Nyuma y'iminsi 7 gusa uzaba utambuka neza, ikibazo cyakemutse. Niba rero waratsikiye cyangwa ugatsitara ukagwa hasi hakagira ikikubaho kidasanzwe, fata aya mavuta y'intare usige, wisige umubiri wose, wisige ahari ikibazo, ikibazo kirahita gikemuka. Niba rero ari ugucanganyukirwa byatewe n'ibyo warenze, niba ari ukugira ibisazi byatewe n'ibyo watambutse, fata aya mavuta uyisige mu mutwe, ugenda ukora massage mu mitsi yo mu misaya ndetse n'imitsi y'ijosi. Aya mavuta kuyisiga afite imbaraga zidasanzwe, dore ko aya mavuta yirukana imyuka mibi, dore ko aya mavuta yirukana abadayimoni, dore ko aya mavuta yirukana ibirozi byose by'ibitegano, ibirozi byose abantu baba bagiye batega abandi. Aya mavuta afite imbaraga zo kubyirukana. Niba rero usinzira cyangwa urara wicaye wikanga, urara wicaye utabasha kubona agatotsi, utangira gusinzira, ibintu bikaza bikakuniga, ibidayimoni bikakujwigiriza, rero uyu muti urawufata, ugafata amavuta ukayavuguta mu ntoki, ugasiga mu misaya, ugasiga ku maboko uri bwisegure usinziriye, hanyuma ugasinzira neza, bugacya nta kibazo na kimwe uhuye nacyo. Amavuta y'intare rero ni amavuta avura imvune cyane. Niba waravunitse, niba ubabara umugongo cyangwa waragize imvune y'umugongo, fata amavuta y'intare uyasige, uyamasishe ahababara. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha guhitukira, hanyuma ubuzima bwongere bugende neza. Amavuta y'intare rero avura indwara nyinshi, ntago twahita tuzikubwira zose icyarimwe. Icyo nakubwira ni uko wakanda kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere warudukurikiye, kugira ngo ubutaha utazacikwa n'izindi ndwara aya mavuta avura, kugira ngo utazacikwa nuko wayabona, dore ko ari amavuta aboneka bigoranye, akaba ariyo mpamvu ikintu kigoranye cyose aba ari umuti, akaba ariyo mpamvu nta kintu na kimwe uzageraho byoroshye, akaba ariyo mpamvu uba ugomba guhatana kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho, kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, nuko nawe uba ugomba kubuharanira. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uhora mbifuriza kubaho neza no kuramba no gukomera no gutera imbere mu byo mukora byose. Hanyuma ikindi nakwibutsa, niba uri umuntu wifuza kubaho neza, niba uri umuntu wifuza kugira ubuzima bwiza, nagushishikariza gukoresha Spiririna, dore ko ari ikiribwa nyunganiramirire, dore ko ari ikiribwa kizagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kongera abasirikare b'umubiri. Niba uri umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, Spiririna izagufasha cyane kongera abasirikare b'umubiri, umubiri wawe wongera ugira imbaraga,
Niba uri umuntu ufite uburwayi bwa diyabete, spiririna iragufasha kongera gusubiza ku murongo isukari, kongera gushyira isukari ku kigero gikwiye, hanyuma ubuzima bwongere bugende neza. Rero icyo nakubwira nuko muri Baho Neza twifuza ko buri muntu wese yabaho neza, akabaho mu buzima bwiza kandi yishimiye. Niba rero hari icyo ushobora gusobanuza cyangwa kubaza ku bijyanye n'ibyo tuba twakubwiye, cyangwa ushaka umuti runaka, niba urwaye ushaka kwisuzumisha cyangwa kwivuza, hamagara 0791 16 93 27.